Ndabashoboje. Iki giti cyitwa umwicanzoka. Iki giti rero cyakoze ibintu byinshi cyane mu mateka y'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Iki giti cyane cyane kivura indwara y'inzoka yo mu nda cyangwa se n'inzoka zisanzwe iyo zaguteye mu rugo. Bisaba rero nimba iki giti kibona hafi yawe ukifashishe kuko ni umuti mwiza kandi wakugirira akamaro. Niba rero iki giti cyakugirira akamaro cyitwa umwicanzoka, wacyifashisha aho ngaho mu rugo iwawe nimba ari imyenge wakeka ko haba hinjiramo nk'inzoka cyangwa ibindi kuko kiranuka bihagije kandi cyane. Ntabwo rero iki giti wagikoresha utakizi, bisanga uba ukizi kandi ugikoreshe neza. Hitamo rero gukoresha iki giti cyitwa umwicanzoka kuko mu mateka y'u Rwanda kiramenyerewe ndetse mu bahanga batandukanye b'isi nabo bakizi usanga kuko gifite imbaraga. Gifite impumuro yacyo yihariye ku buryo yirukana ikibi mu buzima bw'urwo rugo cyangwa se rw'aho utuye hakaba hameze neza. Gikoresha mu gihe rero uvura abana cyangwa se wirukana inzoka mu nzu.